Ubushakashatsi bwerekanye ko 2/3 by'ababyeyi bakimara kubyara bakunda kugira ikibazo cyo kubura amashereka. Aha rero kubura amashereka hari impamvu zimwe na zimwe zishobora kubitera. Hari igihe bishobora kuba biterwa no kuba ufite umuvuduko uri hejuru w'amaraso, ushobora kuba ufite umubyibuho ukabije, ushobora kuba hari imiti wafashe cyangwa se wafashe wenda kubyara mu gihe cyo kubyara igabanya amashereka, ushobora kuba wenda ukoresha inzoga, uri kunywa inzoga cyangwa se ukaba warabyaye umwana utagejeje igihe cy'amashereka kitaragera, cyangwa se kimwe tugiye kuvugaho muri iyi video gishobora kubitera ibyo wariye cyangwa ibyo wanyweye gishobora kugutera icyo kibazo. Niba rero warigeze kugira iki kibazo cyangwa se ukabuza umuntu utwite wenda kubyara cyangwa se uwonsa, muhe ino video nawe kandi ukurikire wumve bimwe mu biribwa cyangwa mu binyobwa bishobora kugabanya amashereka mu gihe uri konsa. Twibukiranye ko ibi tuvuga biba ari ubushakashatsi bwakozwe, ariko bitavuze ko hari uwabikoresheje we agakomeza akabona amashereka. Ntabwo imibiri yacu iba imeze kimwe, ariko nimba ujya ubura amashereka ukaba ukoresha bino bintu ngiye kukubwira 14, ni byiza kuba wabigabanya se cyangwa ukabireka nimba ntacyo byagutwara, ukazongera kubikoresha waramaze gucutsa umwana wawe. Ikiribwa cya mbere se cyangwa ni nk'ikirungo ni peppermint. Peppermint bamwe bayita mante, nk'uko muri kubona ku ifoto ni ya mante iba ifite agahumuro nk'aka korogati. Iyo uyifashe rwose wumva ifite umuhumuro nk'uwa korogati, kuko abantu benshi biragoye ko bayinywa, ariko hari igihe ushobora kuba ukunda kuyikoresha. Ahangaha rero peppermint ushobora no kuyisanga mu mabiswi, ushobora kuba wenda utakunda gukoresha, ariko akenshi mu mabombo bakunda kuyikoresha, cyane cyane bombo ziriya twita ngo bombo z'inkorora, bakunda kuyikoreshamwo peppermint ukabibonamo. Rero iyo ubikoresheje cyane ushobora kubona habayeho guhinduka mu ngano y'amashereka yawe, bikaba byateza ikibazo ku mikurire y'umwana wawe. Ahangaha rero icyiza cya peppermint ni uko yo uyiretse itatinda mu mubiri, iyo uyiretse hagati y'iminsi 2 n'3 iba yamaze kuva mu mubiri wawe, amashereka agasubira kuri gahunda. Ikiribwa cya kabiri hano ugomba kwirinda ni seleri. Seleri ifite uburyo igabanya amazi mu mubiri iyo umaze kuyikoresha, cyane cyane iyo uyinyweye mu mazi cyangwa se kwa kundi abantu bayinywa. Icyo gihe rero igabanya amazi mu mubiri, kandi amashereka mu ikorwa ryayo akenera amazi. Ni byiza rero kwirinda gukoresha seleri ku rwego ruri hejuru, kereka ushaka gucutsa nk'umwana. Ibi biribwa byose ndi kuvuga cyangwa se bino bimwe ndi kuvuga bimwe ushobora gukomeza kubikoresha kugira ngo ucutse umwana, ariko mu gihe ukimwonsa ni byiza kubigabanya. Ikindi gikurikiyeho hano, nahereye ku bintu bijyanye n'ibirungo turi bugere ku biribwa. Igikurikiyeho hano ni oregano na thyme. Oregano na thyme nabyo ntabwo ari byiza kubikoresha kuko bigabanya amashereka iyo ubikoresheje ku rugero ruri hejuru, ariko mu gihe ubikoresheje ku rugero ruringaniye nta kibazo bishobora kugutera, ariko nimba ubikunda cyane wabigabanya kugira ngo utabura amashereka. Ikindi kiribwa ni sage cyangwa sage, nk'uko bamwe bitewe n'uko muri kubona uko ndi kugenda mbyandika. Ahangaha rero iyi sage nayo igabanya amashereka mu mubiri wawe, kubera ko iyo uyikonsomye ku rugero ruri hejuru igenda igabanya uko amashereka akorwa mu mubiri wawe. Ni byiza rero kwirinda kuyikoresha keretse mu gihe ushaka gucutsa umwana. Hari ikindi kirabyo sindakibona mu Rwanda, ariko uwo nkurikiye ushobora kuba ufite aho uri ugikoresha cyangwa ubasha kukibona. Hari cyitwa jasmine flower. Ni ukuvuga rurabo rwa jasmine rugabanya amashereka ku rugero ruri hejuru. Ahangaha abagore bakunda kurukoresha mu gihe bashaka kugabanya, iyo uba ufite amashereka menshi ushaka kuyagabanya, cyangwa se mu gihe ushaka gucutsa umwana, urwo rurabo warukoresha. Mu Rwanda sindarubona, ariko nimba aho uri ujya urubona wareka kurukoresha mu gihe uri konsa umwana. Igikurikiyeho ni alcohol cyangwa se inzoga. Inzoga ni byiza kuzireka, cyane cyane mu gihe uri konsa ni byiza, byaba byiza, ariko nanone nimba kuzireka byakunaniye
abashinzwe imirire bategeka ko nimba wamaze kunywa inzoga ugomba gutegereza nibura amasaha 2 ukabona konsa umwana wawe kugira ngo za nzoga zitamugiraho ingaruka atazumva cyangwa se akazonka mu mashereka. Igikurikiyeho ni shokora nayo igabanya amashereka mu gihe utwite kuko ifitemo isukari ifitemo isukari kandi ikagiramo na kafeyine bishobora gutuma byongera stress mu mubiri wawe noneho bigatuma mbese uko amashereka yawe adakorwa neza. Ni byiza rero kubikoresha shokora ku rugero ruringaniye cyangwa se nimba ushaka kuyireka ku buryo wareshaka uburyo ukoresha ibintu biri health bituma wirinda. Nimba wumva shokora burya ntabwo umuntu arya kugira ngo ahage, hari ukuntu ushaka kuba wumva hari akantu ushaka kurya mbese ushyira mu mubiri. Byaba byiza ushatse uburyo ukoresha nk'imbuto, imboga wenda ugahekenya nka karoti bikakugabanyiriza kumva ugeze urarikiye nyine shokora. Ikindi kiribwa se cyangwa ubundi bwoko bw'ibiribwa ugomba kwirinda mu gihe uri konsa ni indimu cyangwa se ibindi bijyana n'indimu, byaba imitobe y'indimu n'ibindi. Ibi rero bituma acide citrique iba mu ndimu ituma uturemangingo se nimba tishu kamvuga tishu cyangwa tisi mu gifaransa ziba ntoya zikora amashereka nyine tisi zo mu mabere ziba ntoya, noneho bigatuma amaraso adatembera neza mu mabere yawe, bigatuma amashereka adakorwa neza. Ni byiza kwirinda gukoresha zino juice cyangwa se zimwe mu mbuto zifitemo citric acid nk'inyanya nazo zirazigira. Ntabwo ari byiza kuzikoresha ku rugero ruri hejuru mu gihe utwite nako mu gihe wonsa, kuko nkunda kubabwira ku gatwite rero ndabyitiranya. Ikikurikiyeho cya 9 ugomba kwirinda mu gihe uri konsa ni soft drinks n'amakofi n'icyayi. Icyayi kino tuzi bahinga nk'icyayi, apana wenda kino cyayi kibindi byatsi twabonye bidateza ikibazo. Ibi rero bituma ibi binyobwa mvuze birimo amafanta n'amakofi n'iki bituma imisemburo ya stress mu mubiri wawe yiyongera, ngo ugahora unaniwe mbese bigatuma amashereka yawe adakora neza. Ni byiza rero kwirinda kubikoresha kuko bituma capillaries cyangwa se tumwe mu dutsi tw'amaraso tujyana amaraso mu mabere tuba duto, noneho bigatuma communication hagati y'umubiri n'uburyo bwo gukorwa kw'amashereka mbese bitagenda neza. Nimba koko ushaka kugira ikintu unywa ushobora gukoresha bimwe mu bintu bitari muri ibi twavuze, tuzabira muri video ikurikira, tuzareba ibintu ushobora gukoresha byongera amashereka kandi ku rugero ruri hejuru. Nabanje bitongera amashereka kuko byongera amashereka byo biri byinshi, ariko hano nabanje guhera ku bintu bigabanya amashereka kugira ngo tubanze tubyiteho, hanyuma tuzakomeze n'ibyongera amashereka. Hano ikindi kiribwa cya 10 ugomba gukurikirana cyane mu gihe utwite si uko bigabanya amashereka, ahubwo ni uko abana bamwe bashobora kubigiraho mbese kubyanga. Hano ngiye kuvuga ni ibiribwa byose bijyanye n'amashu, imboga bazita cruciferous vegetables, niba bivuze neza murebe uko byanditse. Ni imboga zifitanye isano n'amashu, cauliflower, kale, hari ikindi nibagiye ko cyitwa abanyakenya bakunda kurya sukuma wiki. Biriya byose bijyanye n'amashu si uko bigabanya amashereka, ahubwo hari igihe bihindura y'amashereka, noneho wa mwana akaba atakunda iyo ni byiza gukurikirana akabebe kawe ukamenya se umunsi ko impamvu yanze amashereka ni iyihe. Wareba nimba wasanga wareba ibyo biryo bijyanye n'amashu n'ibiki, ukareba koko nimba yayakunze. Kandi ikindi bishobora gutera, hari igihe umwana agira kugira amagaze mu nda, kumva mu nda ye harimo ibigazi ari gusuragura bitewe n'uko wenda wariye amashu rero ntabwo agabanya amashereka, ahubwo umwana ashobora gutuma y'amashereka umwana
atayikunda. Amashu rero murabizi ko abantu banayakoresha cyane cyane mu gucutsa umwana, cyangwa ukaba utari kumwe n'umwana, cyangwa se bamwe mu bagize ibyago byo kubura abana bakibonsa, usanga bakunda koza amababi y'amashu urayoza neza ukayashyira ku ibere, ku mabere ukayashyira mu mabere mo imbere mu isutiya, ukayamazaho nibura hagati y'iminota 15 na 20, ukabikora hagati y'inshuro 2 n'eshatu ku munsi. Bituma mu gihe utonyeje umwana amabere yawe atakomeza kubyimba, cyangwa se mu gihe ushaka kumucutsa amabere atakurya, bikagenda neza. Amashu rero ntago agabanya amashereka, ahubwo guyayo cyangwa uko guya ashobora guhindura guya amashereka umwana nayikunde. Ikindi umuntu utwite agomba kwirinda ni ugukoresha amafi afitemo merikire nyinshi, cyane cyane nta mafi aboneka mu nyanza nka za shaki n'ibindi. Amafi menshi afitemo za merikire nyinshi. Aya mafi rero kuyakoresha ashobora kugira ikibazo, kuko mbese ibyo ugaburira umwana amashereka ashobora gutuma umwana agira ikibazo cyo mu bwonko se, cyangwa ibijyanye n'uko ubwonko bukura bikaba byamutera ibibazo, cyangwa se akaba mbese ubwonko bwe ntibukure ku rugero, ubwenge bwe ntibukure neza ku gihe, ku rugero ruri hejuru. Ntabwo ari byiza gukoresha ariya mafi. Ibyiza ushaka gukoresha amafi wajya ukoresha za sardine, za salmo, za tilapia, mbese ano mafi tubona mu biyaga ahantu hose atari amafi yo mu nyanja. Igikurikiyeho rero cya 12 ni ibiribwa byatetswe ku rugero, cyangwa se ku muriro uri hejuru, ku bushyuhe buri hejuru, cyangwa se byakozwe mu nganda. Ahangaha usanga akenshi dukunda kurya amafiriti, kurya ibiryo byo mu bikope, fast food, amandazi, mbese ibyo bintu byose kandi biba bifitemo sodium iri ku rugero rwo hejuru, kuba barashyizemo kugira ngo bidapfa. Biba bifite ibinure, biba bifite isukari, biba bifite amakarori menshi ari hejuru. Ibi rero bishobora gutuma ugira diyabete ya kabiri, ya type 2 diabetes, ukagira hypertension, hariho umuvuduko ukabije, ukagira ibibazo by'umutima. Ikindi kandi bishobora gutuma karite y'amashereka itaba neza mu mubiri wawe. Ikindi nanone kuba ubikoresha bishobora gutuma umwana agira ibiro biri hejuru kuruta ibyo yakagize, kubera bya binure wariye muri bino biryo biri high processed, nyine byatetswe ku bushyuhe buri hejuru, cyangwa se byabitswe mu nganda, byakozwe n'inganda. Ubushakashatsi bwakozwe muri School of Medicine ya Keke bwagaragaje ko iriya fructose, iriya sukari iba muri bino biryo cyane cyane igera ku mwana mu gihe uri kumwonsa. Ni ukuvuga ngo ayonka mu mashereka imugeraho, kandi iyi sukari ntabwo ari byiza ko igera mu mwana. Iyi sukari iri processed, itari karemano, ntabwo ari nziza ko igera mu mubiri w'umwana. Ni ukuvuga ngo ushaka kubatera ikibazo, bakagira uburwayi, bikabatera ibibazo mu mibiri yabo, bitewe n'uko hano kambisubiremo, ubushakashatsi bwo muri kaminuza ya Keck School of Medicine bwagaragaje ko ino sukari iboneka mu nganda, ino sukari yo mu nganda igera ku mwana inyuze mu mashereka, kandi ino sukari ishobora gutuma umwana agira ibiro biri hejuru, cyangwa se ikaba yamutera kuzagira ibibazo by'uburwayi mu ndwara zimwe na zimwe zitandukanye. Ntabwo ari byiza gukoresha ibi biryo mu gihe utwite. Ngiye kubisubiramo: harimo amandazi, harimo ibyo mu bikombe, harimo amafiriti, fast food, mbese ibyo bintu byose biri hamburger, ibintu biri high processed food, ntabwo ari byiza kubikoresha. Ikindi cya 13 ni gukoresha ibiryo bifite ibirungo byinshi. Ibirungo cyane cyane nk'amatungurusumu ari ku rugero rwo hejuru, insenda, ibirungo biri hejuru, ntabwo ari byiza kubikoresha mu gihe utwite, kuko bishobora nabyo guhindura taste cyangwa gu y'amashereka. Ibyo rero hari igihe umwana ashobora kwanga amashereka bitewe n'uko yumvishemo urusenda, yumvishemo tungurusumu, yumvishemo ikindi kintu icyo ari cyo cyose. Ahangaha rero ni byiza ko nimba ujya gukoresha ibino
bino biryo ubikunda cyane, ushobora kujya kwegera muganga akakubwira uburyo wagabanya kubikoresha, noneho ukaba wabisimbuza ibindi bitagutera ikibazo. Impamvu hano ugomba kujya kureba muganga w'abana ni uko icyo gihe nimba warabikoresheje ukabona umwana yanze konka, hari igihe ushobora gusanga amashereka yarayanze burundu. Ni byiza rero kwegera umuganga w'abana akaba yagufasha uburyo umwana ashobora gusubira ku mashereka bitagoye. Ikindi rero cya 14 ni nacyo cyane, rero ibindi biryo bya 14 ushobora kwirinda gukoresha cyangwa se ugakontora ku rugero ruri hejuru, ni ibiryo bitera amarerije. Hari ibintu urya ukagira allergie. Murabizi hari nk'umuntu urya inyama agafuruta, hari umuntu unywa amata akamutera allergie, hari umuntu utarya ubunyobwa. Hano bavuze amata, amafi, ugasanga amafi wapi, ubunyobwa, ingano, amasoya n'amagi, ugasanga hari ibintu umuntu agira allergie akaba atashaka no kubirya. Tubibaho pe, hari ikintu umuntu atarya kubera adakunze ubwo yakiriye kimugiraho ingaruka. Rero umwana wawe ashobora kuba afite allergie y'imwe muri ibyo biryo, wowe ukaba uri kubikoresha, hanyuma umwana akazajya abigiraho allergie, bigatuma yashobora kwanga ya mashereka. Aha rero ni ukwitonda cyane ukamenya ngo ibi biryo ndi kurya iyo nabiriye bigenda bitewe nonyije umwana. Ahangaha rero umumama umwe wo muri Connect Good yavuze ko abana be abakobwa bakundaga kugira ibibazo byo kugira amarerije ku mata bakiri batoya. Ahangaha rero yagaragaje ibintu bimwe na bimwe bikwereka ko umwana yagize alerije ku bintu wariye. Ni ukubona hari ururenda mu mwanda we, ukabona mu mwanda we harimo ururenda, ugasanga ku mubiri we hafuruse nk'uko nabivuze, ukaba wasanga rimwe na rimwe ari kuboga abigarura buri kanya aboga, cyangwa se akaba ajya gusura akabanza akababara yarangiza agasura. Izo ni ibintu bimwe bishaka kukwereka ko umwana yagize aleriji ku byo wamuhaye mu mashereka. Hano Academy y'Abanyamerika ya Pediatry, American Academy of Pediatrics, yerekanye ko abana benshi bagira aleriji cyane cyane ku mata y'inka umubyeyi yariye cyangwa yanyweye cyangwa yariye mu bintu mu bimwe mu biribwa birimo ayo mata. Noneho bakagaragaza ko ari byiza ko mu gihe uri konsa, wenda mu gihe cya mbere wenda uri konsa, wakwirinda gukoresha ibintu biva ku mata cyangwa se biva ku nka cows milk niyo bavuze, ukirinda kubikoresha, cyangwa dairy product ukazigabanya mu gihe uri konsa, kuko bishobora kuba byatera umwana aleriji wowe utabizi. Hano rero hari ibimenyetso bagiye berekana bishaka kukwereka icyo umwana agizeho ikibazo. Bavuze ko ibintu bishaka kukwereka ko umwana yagize mbese ari sensitive, cyangwa se yanze ibiryo birimo ibirungo byinshi, cyangwa se bya bindi bishobora gutuma agira amagaze menshi. Hari ukubabara mu nda, gusura se, cyangwa kubona yigondora nyine nk'umuntu uri kubabara, kurira cyane bidashira arizwa n'ubusa, cyangwa se kwanga konka. Noneho igishaka kwereka ko yagize aleriji nabyo ni ukuba afite ibibazo, ubona mu nda ari discomfort, atari comfortable mu nda, asura cyane, imyuka myinshi isohoka mu mubiri we, aruka, cyangwa se yandi twiga kuboga, akagira diarese cyangwa constipation. Icyo gihe nayo ashobora kuba afite aleriji ku bimwe muri ibyo, cyangwa se akaba afite utuntu tuza ku mubiri tw'umutuku. Muzarebe umwana wanyweye nk'amata, hari ukuntu ahita azana uduheri, ayo ni ibya aleriji. Gukorora, kurwara amagiripe, murahita mubona ko ubundi akenshi hari igihe indwara barwara ziba zaturutse kuri twebwe, kuba afite wenda mu mwanda we harimo amaraso, kunanirwa guhumeka, mbese ibyo ni ibimenyetso ashobora kukwereka ko umwana afite ikibazo. Ikindi rero tugiye gusorezaho ngiye kubabwira ni gute uzamenya ko umwana wawe yahaze amashereka, mbese yijuse, mbese atari ikindi kibazo kiri kubitera. Ikintu cya mbere kikwereka ko umwana wawe ari konka amashereka agahaga, ni uko ubona ko uko umuhindurira pampa bihoraho, atari ukuvuga ngo
yambara agapampa 3 ku munsi, yambaye 2. Icyo gihe bitewe atari uko wibagiwe wabuze umwanya, ahubwo uko wabonaga itaragira igihe cyo guhindurwa. Nimba ubona uko pampa ari kuzuzuza bijyanye n'uko byari bisanzwe, mbese icyo gihe umwana aba ari konka amashereka agahaga. Ikindi cya kabiri kibereka ko umwana ari konka amashereka ahagije ni uko ibiro byiyongera. Ariko akenshi umwana akimara kuvuka ataho ibiro, ubona asubiye inyuma ho gato, bavuga ko asubira inyuma ho gato 10% by'ibiro yari afite, ariko nyuma y'ibyumweru 2 ahita yongera akagaruka kuri normal, noneho bikagenda byiyongera. Iyo umwana ubona ari kwiyongera ibiro neza, icyo gihe aba ari gufata amashereka ahagije. Ikindi kikwereka ko umwana ari gufata amashereka ahagije ni igihe ahora ari active, ubona afite imbaraga, adahora asinziriye. Ugasanga umwana ahora ashaka gusinzira, mbese natwe tukabyishimira. Mbese umwana uri active biba byiza, bigaragaza ko afite yonsa amashereka nyine afite imbaraga, atari umunyantege nkeya. Ariko ibingibi hano ntiwabireba munsi y'amezi 3. Munsi y'amezi 3 hakunda kubora yisinziriye, ariko hejuru y'amezi 3 umwana wonka neza amashereka aba ari active, ubona ari umwana ufite imbaraga. Ikindi kikubwira ko umwana ari konka amashereka ahagije, uramwumva ari konka, hari ukuntu mbese wumva amira atari ukugenda hagenda utuntu dukeya, aba yonka amashereka kumva amize amashereka afatika, nyine inama ifatika. Icyo nacyo kiguhita kikubwira ko ufite amashereka menshi. Ikindi kikubwira ko umwana afite amashereka, yonse neza amashereka ari guhaga, yamaze konka arishima, abahaze yishimye, ndetse ukabona rwose n'iminwa yiratoshye nk'umuntu wahaze wanyweye amata. Umwana wonse arishima, ntago aba afite agahinda, arabigaragaza. Ikindi ugomba kureba ni inshuro umwana yonka ku munsi. Niba yonka hagati y'inshuro 8 n'inshuro 12, hagati y'inshuro 8 na 12 ku munsi, bivuga ngo umwana wawe ari kunywa amashereka menshi amuhagije. Konsa rero nago bishobora kubangama cyane ku muntu ukibyara. Hari igihe amabere amurya, mbese hari n'igihe umwana ajya konka noneho mu nda hakakurya, ariko ugomba gutekereza ugahangayikira ubuzima bw'umwana wawe kuruta ubwawe. Umwana wawe niwe ugomba gutekereza kuruta uko witekereza. Umwana atangira kukubuza ibyo ukunda kuva ukimutwita, mbese no kumwonsa bikomeza kuba ari urugendo rugoye. Ni byiza rero ko abana bacu bagahaga, tukaba abamama beza mu mico no mu migaburire, tukagaburira abana bacu, mbese bikagenda neza. Ariko munarikira kuzakurikira video ikurikira ivuga ibiribwa noneho byongera amashereka ku rugero ruri hejuru. Kandi nimba ubona harimo ikibazo kidasanzwe, ubura amashereka ku rugero ruri hejuru, ni byiza kwegera muganga bakagufasha, bakakugira inama. Mwakoze rero kutureba. Nimba wonyine video yagufashije, duhe like, uduhe share, uduhe na subscribe nimba utarayikoze, kugira ngo ubutane dushyiraho video uzahite uyibona bitakugoye. Ciao rero, mba navuze amagambo menshi, mba nashaka kubatindira, ariko bikanga nkabatindira, mujye munyihanganira. Ciao.